Rugumi yakatiye Jori birambabaza. Oya byihore umva waruhari ababyara amababyumvisha ariko 5 kuri 5 so dukomeza umeze neza nuwe muhanzi muzi wibera mu masosi kwa Agostini uretse bamwandika hanga ndagira ngo abantu batazaba ngo ngiye ngo naramuharabitse umuhanzi babonye ngo wawundurira cyane se nambonye nawe ajya ku masosi ahubwo abantu bose babazi kwimo kuvuga Mbonyi kwa ko Mbonyi abantu bose babizi ko Mbonyi yashinze agatebe oya reka tubyihorere ibintu biveho oya amakuru mfite nuko Mbonyi afite agatebe reka nimba hari ahantu hari abantu bafite udutebe benshi nambonye koko bro yewe cyo mundi noheresha abahungu banje bro bagiye kujya kurizana umuntu bagiye kujya ngo mudutebe ngoheretse yabonye ngakanuza ngo na ka payasi abandi ngudutebe payasi yaratorotse ibera muri Amerika oya nyine yari Kigali nese nago yewe abahungu banje narababwiye mugende mujye kunshakira yaka n'umuntu bita Nzovu baramwe tumaze iminsi tubona nabo biharaje kwa Agostini bagiye kumudukoma urakumva abandi sawa ntari mujye kubareba baragenda bahasanga uwo muhungu wawurira yiteretse akajyage k'isosi y'ubunyobwa bro akajyage k'isosi y'ubunyobwa none se wagiraga ngwere muke ngo nawe nose isosi wajyanga isosi ntayinywera warambeshye ikibazo ni kimwe warambeshye ati yewe nohereje umuhanzi none ugiye kuza guhindura game ariko naramuhereje kandi none se arangije akaza akajya no mu isosi aricyo bitwaye erega harya uwakoze jyewe kandi umuhungu arimo aramukubitira ku mbuga ikubuye oya wikabya kandi numvisha ahubwo ngo abamereye nabi byihorere iyo sosi bayimuhereze neza kuko ndumva byihorere umuhungu arimo aramukubitira ku mbuga ikubuye iyo sosi ahubwo bayikomeze kuko yongera ingufu umuhungu baza abahungu bakubwire za Nyagatare ngo bamukubitiye ku mbuga ikubuye none se nta sosi yamanukanye cyangwa bayimanukanye mu gasuperi ikongera mu nzira yewe mpamya nashidikanya ko The Ben yabayeho uri kumva ese ni The Ben wavugaga burya nabonye abantu bakomeje kugenda bamwandika biba ngombwa ko mbikonfirima uko baravuga ngo la majorité compte twagiye ku ishuri kandi urabizi ko imibare buri gihe ivugira bro abantu bagiye kugaragaza so reka turi tuvuge kuri The Ben kuko amakuru mfite nuko ahubwo nimba ari uko bimeze yinywera isosi ayikomeze kubera ko ngo yakubise ngo igikone pfi yarakisha urumva imibare ntiyibeshya muri imibare ihuriza ahantu hamwe igira ururimi rwayo hari umwarimu wajyaga bimbwira ngenda mbibona uri kumva uwo muhungu wawe ikintu kimwe ushobora kumubwira ni kimwe uri kumva ni iki ngiki bwira Ben yongera agaruke uri kumva tumufashe tumugire inama ibyo bintu byo kugenda baragirwa inama n'abantu b'ubudigi bameze nk'abarwayi za sifoze uri kumva no kandi abamanager mpuzamahanga reka yasubwo nawe noneho ibintu buri navuze mu manager navuze abantu b'ubudigi barwaye za sifoze nyine urumva niba mugira inama ni mwe bambe bise mvuga tuburi umuntu akugira inama uri umuhanzi ubwo ibyo byose abari manager cyangwa se ari deputy manager umuhungu wawe no kuja konzi ko ari umujyanama deputy manager baratejemo umuhungu wawe no kuja konzi ko ari umujyanama muzima yagiye afasha abashiri Silva n'abandi kwiteza imbere uriya mutarama babirimo neza baramutaye bimeze biti uriya mutarama babirimo abari muri control buri twara tuzi uriya mutarama urumva abatureba gake abatuza bari ku murongo arakontorora buriya hari n'ukuntu wenda nta kuntu abatagize ariko wenda ntibashake kumva rimwe na rimwe dekati nawe warambeshye reka nkubwize ukuri nakubeshye gute wazanye ibikorwa by'ibiraya ubyita ngo Kigali Bepsi uri kumva
uriya mushinga mbabara nonye kuwusubiramo kuko nimba ari imishinga yambabaje warampfubanye ndababara nibyo nkubwiye rwose ndagusabye nta gahato ngushyizeho ugomba kuzakora live ugasaba abanyarwanda bose imbabazi ku mushinga wo guhombanya. reka abanyarwanda bose turi 537 mbivugire hano. Nabuze n'uburyo nzabona ino opportunity. Yego. Ndanabashimiye kuba imbaye offered ino opportunity. Yego. Bivanye ku mutima ubundi hari ibintu byinshi nakwicuza cyangwa se navuga ati I wish ko ibintu bitari kuba. Yego, nagahato nshyizweho kandi. Nagahato nshyizweho. Bimwe muri ibyo nuriya mushinga warampfubanye fo. Ese buriya kugira ngo umushinga ukupfone kuriya byagenze inyigo ntabwo yagezweho neza byagenze bite? Ofeti inyigo yari fresh. Umushinga wari wizwe neza. Umushinga nta nubwo apfire mwiterura. Urabizi ko ari umwana undi apfira. Yego. Wapi? Umushinga wari wateguwe neza. Ibintu byose umusa vugisha ukuri. Ntabwo twari twinjiyemo neza ye. Oya, hariya aho mwari mwatwitse igihugu n'ibiraka mutangiye kugenda mubibona. Urumva? Ahubwo ku yandi makuru ngenda nkura wenda mu bamotari. Abantu washyize mu mushinga noneho ngo bawushyire en pratique. Nta n'umwe wize urimo. Cyakora amaseve bafite nuko ngo harimo umaze kuryamana n'abagabo bagera muri 80, umaze kugeza 90, ubuno ngo bagiye banatubuka nyuma y'aho umushinga unaniranye. Ibyo bintu nibyo koko? Oya, umushinga byo waraje kunanirana. Ako uri kuntu umushinga waraniranye rero nawe ntukabye. Ako ntabwo wakabishe cyane. Umushinga buriya umushinga nyine habaye conflict ni conflict y'intere. Conflict y'intere. Hagati y'aba members. Bamwe batangira gushinja abandi ibintu bidahari. Ubwo kumba abakoboyi bafitanye amateka ntazi je nagize ngo nitoragure ibibwana hano muri piscine reka da. Ni imbwa zakuze. Uzanga ni imbwa zakuze. Zimwe zakuze zitangiye no kubibihomora. Ni ibihomora ahubwo byizengurukira. Ndagerageza ndaguyaguya nkabyegeranya byo bimeze nk'ibikeri biri mu ntuza. Biri mu ndobo. Buriya biragora. Buriya niba ikintu kigoye ni ukuba watwara ibikeri nako mwibase. Kuko ujya gufata kimwe cya kintu ugasanga cyavuyemo cyane. Wajya kugarura ikintu ugasanga bitatu byagiye. Muri ibikeri mwibase birenze 4. Ku muntu nkanje utagira experience se muri ibyo bintu. Najyaje guhosha ngo umushinga ndeye kwaguma hamwe sha umushinga ushya nkureba. Nta gihombo gikomeye cyane byaguteye. Ntabwo njye nigeze mpomba buriya kuri aka kazi njye nakoraga. Urumva umushinga abahombye ni ba nyirawo. Kutarize ukaba ubonye opportunity y'akazi ukakitesha. Ni nko kuvuga ngo oya ba nyirawo. Nako abagenerwa bikorwa nibo bashyiragamo umufungo. Kuko nanye ntabwo ndi igicucu ntabwo wajya kuzana ibintu by'imifungo reka. Urumva so umushinga rero urangira gutyo. Ngezo ndavuga ati nta mugabo upfa adahombye ubwo nanjye ndahombye ndabyimenyeye. Ariko se ko bamwe mu bantu mwakoranaga muri uyu mushinga baje no kugera aho ngaho batera imbere. Ntabwo nk'urugero rufatika nko mu bakobwa babaga muri uyu mushinga wa Babies witwa Aria Kuru yaje kugera aho ngaho ahinduka umuherwekazi. Yaje kugera agafata kugeza amagingo aya ngaya ngo niwe mukobwa dufite rwose ufite amafaranga ahagije pe. Byanashoboka. So haza kuzamo uwundi. Ese uragenda bavuga umwe cyangwa tubyihorera? Nagira wera mvuye ngo kurongo kugeza amagingo ya se ubwo sibyo biri muri bimwe byatumye umushinga unanirana kuko uribuka na Jay Polly agitangira kubona amafaranga tafugenge nibwo yisigiye. Oya. Urebye. Nago amafaranga yabonetse nyuma y'umushinga n'ubundi amafaranga yari ahari nayo mpamvu umushinga watangiwe. Ahubwo
ako kantu kari gahari ahubwo kataramenyekana neza. Ikintu cyaje kubitera rero ni ukumenya ese role tuzakina nizihe, ese ninde uzagaragara cyane, ese ibintu ninde birinyo, ese ibintu nk'ibyo nyine. Umuntu umwe akahita avuga ati ngo buriya ngo ko bameze gutya ngo je mbare biporo ntunabitsubizemo kuko utangiye kubivuga none ntangiye kubyibuka kandi buno bwo original narabukatiye burundu. Sinshaka kwibuka ibintu bya Kigali boss. Ndabyumva gahinda ufite ku mutima. Gusa iki nakubwira cyo abana bari barimo bose like individuellement bari abana beza cyane. Ariko ibyo gushyira hamwe n'ibyakunda batari hamwe bameze nk'utuntu rwose tw'utujangwe twiza washyira mu rugo kakame ariko antiri bahuye batabamera nk'ibikeri biri mu ibase. Kimwe gisimbuka ari ikindi gisimbuka hano po nago abibasha nuko nguko rero byanjye naje kureba nsanga ndimo ndavunika ndabona uno mushinga wanamaze kupfa ndatinga down ibintu byose nyo bya account ndasiba byose. Umubano wawe nawe bakobwa bimeze bite? Abakobwa tubanye neza cyane ibyo nakubwiraga. Umukobwa wanjye yibarutse umwana ejo bundi, umukobwa mwiza cyane bamwita Isimbi. Uyu Simbi umutindi nyine muri bo. Oya nagara mukene. Hari umutindi uba mu bitesi. Isimbi nagara mukene uzabaze. Niyo umutindi onabagamo. Oya naga afite amafaranga nka yabo ariko nagara mukene. Ofite muri bose nagara we umukene. Hari harimo abafite. Impamo ya urumva yewe nakubeshye. Sibyo? Umwana bita Christella amakuru mfite rwose bajyaga banamugirira ishyari muri riya mu bantu kandi bakomeje kugenda bamugirira ishyari n'uwo Isimbi abamo. Urumva? N'uwo Isimbi nyine abamo. Iby'amashyari bose bari bayafitanye nta numwe nasanze udafite indi shyari. Anyway, by the way, tuvuga ngo ninde wari ukize kubarusha cyangwa se wari uhagaze neza ku kintu cyitwa umufuka. Cyangwa iyo uvugaga ati tubigenze gutyo utarajya nta nubwo yabaraga kabiri. N'umwana bamwita Camille Yvette. Iryo zina muzarishake. Uriya mwana afite ifungo n'indi ryo bose bro. Bamwita Camille. Uriya nta kintu ndengeje. Afite ikintu bita ifaranga. Abantu benshi nta nubwo babikeka, nta nubwo babibona. Ariko umwana yicaye ku kirombe. Icyo bita kandi ni cya kirombe cya kindi nyine kibyibushye ari comfortable naga ari nka byane byo ko uza wiruka nkubagurika. Urumva wahagira nkaho hari abantu ntuzi ko abantu babona amafaranga bakajya bahagira bro. Mwahora nabo ukabona umutima ntutuje bro. Kamira afite ya mafaranga wicarira umutima wo gukamanuka. Urumva ukagenda ugatuza. Ukagira umutuzo muri wowe uburuka. Byajya bavuga ngo shyira umutima mu gitereko. Ukakira Yesu. Umutima we uburi mu gitereko nta drama nta kisigari. Arayafite bro. Ntawe biruka. Nta n'uwashaka kwereka ko ayafite bro. Kigali. Ariko nari yakura afite ikintu biti mbwa amafaranga ngarimo arakora za goma. Aka amafaranga arafitwe. Ese inkuru yavugaga kuri Aria wigeze uyikurikirana? Iye. Inkuru yavugaga kuri Aria Rugumi yakatiye Jori birambabaza. Oya byihore umva. Waruhari? Waruhaho? Meze neza cyane. Sawa cyane nimo numva rwose uri na stamina nabyumvise ko rwose uri na stamina. Abajarama babyumvishe ariko 5 kuri 5. So dukomeza. Umeze neza. Manumvise ko nari ngiye kwinjira muri Angle Ferme urumva banahise byumva ibyo igiye kwitujyamo. Guys munyikandira maze muhane wo kuri gift ko ndimo ndahagera rwose buri nababwiye ngo uyu munsi ibintu bigiye kuba ira twiyemeje kubahereza icyo bita inkuru mwe mugende munabarizamo izindi si ibi mwashakaga se si muri taka show mugani wa Diamond si muri taka show tutawapa mpaka lihenire. Ibi bintu birababaje ngo umwana ngo yaciye ku kantuza ngo kuri kiyosike. Ngarababwira ngo Jameson murazifite.
ako deka nawe rero oya umva umwana yagiye yewe kuri kiyosike amakuru nari mfite nene yahawe n'uwo musore wo kuri kiyosike yavuze ngo umusore ngo yaje ngo abaza ngo yibarishwa kaje musoni bamubwira ko ngo ntayafite kumva ngo yabeshye agagiraga yimanukanire kanuzi umwana yagiye kuri kiyosike ngo amakuru wowe uri kumva barababajije ngo mufite inzoga ishegesha baravuga bati inzoga ishegesha zo ni iyi ati dufitemo iyo bita konyage tukagiramo kigwingu bakagiramo n'ubundi bw'ubuyoga buri aho ngaho urumva gukora yahise ababwira ati mumeze kigwingu ati mumereze kigwingu afata n'indi bita ngo mbanza kandi nimba mu mateka yo kuvanga hari ibintu bibiri bibuzwa amategeko avuga gute amategeko avuga ko udashobora kuvanga ibintu bibiri izo nzoga nyine z'amatera ebyiri ibintu zigukorera biba biteye ubwoba barakurongora ntumenye ko bakurongoye nibyo turi kurwana by'aka kanya stade umwana wa Madrid ngo yamuhiye bimwe bikomeye cyane mu gitondo ngabyuka yumva kimeze nk'icyacitse kugeza ubwo yatangiye kujya basebo bakiroboye bakinogonoyemo ariko musa wumvishe muri audio ko yivugiye mukecuru wacu ati nari nkiri drunk umusa can you imagine ukiri drunk ariko ukavuga ati sha nubwo nkisinze ariko hari ibintu bitari okay ati nubwo nyisinze ariko hari ibintu nakorewe mu gisoro uri kumva Jay ngo abana ntago bararyama niko bambwiye bavuze ngo kuna mukanganyiko ngo hari ibintu babana b'utudirede bro umwana ngo bavuze ngo uvuge mu Giswahili ngo kuko ari abana Kigali batararyama ngo nyumanga n'agaswahili nugera ahantu ngo byagenda bite ngo bamukana akana k'ubudirede kamaze kwinywera kamwe ikintu bita kiwingu kamaze kunywa kiwingu kishyiriraho n'ubumogi karadomeka uri ngomba ni ibiki byari piga mchanganyiko vitu vya ndani ndani hapo ndani no mu Giswahili cyiza baraho kari mtani hari andika kabisa kakamzabua kakamtitimua kakamtambi ngo kamutambitse ngo kamutambitse ikintu bita uba murezi uzi kuraza gutuma wa mugana abantu bavuga ko turimo guseka Shadibumana Jay ibintu ntabwo ari byo turavuga ko ibyabaye deka kari mutari ntabwo ari byo urimo watuma abantu bamwe bamugani bagiye gutuma Shadi ari ibintu bibabaje murezi bro guys munkandeho abakunda cyeswe izo mipango na dekati babalao munkandeho ambika wa tembo papa uri murabimbuza akaba ari ugira kubisubiza ariko murabimbuza ujye kubivugaho oya ndiwe navuga ikintu guys mukana ukabo ukuntu byari bisekeje ari mutambika wa tembo papa guys mudukande kabisa mudukande pe dore keza aracyari hano keza ngiye ntago ugeze umwandaho ariko niba atanga inama hari ibintu bisigaye byaraje dekati ngo by'abantu ngo kuza kuvugira ngo abandi ngo kuri izi mbuga nkoranyambaga twebwe ikintu turimo turakora ni ukuganiriza abantu twumvikanisha abantu tubwira abantu yuko Shadiba akeneye ubutabera twebwe ntabwo twaje kumuha ubutabera twese dutanga ubutabera ariko none abantu barasatse niko utanga ubutabera kareka nose ko barimo baratubwira ngo ntabwo abantu bamwe banitiranya n'ibintu ofete nicyo umva nkubwire rero nacyo kibazo tugira muri no mihanda hari abantu bamwe bazi ko ngo dutanga ubutabera ntabwo ntanga ubutabera ubwo niba ari ikintu muri karitsiye ngo bwazajya ngo buretse nzajya kubibwira Dekati njye ntabwo ntanga ubutabera okay icyo gihe utangiye kwitiza inzego
kwiyitirira inzego ntabwo dutanga ubutabera umuntu icyo akora yabivuga nyine gutya ari nka deba bisanzwe umuntu ashaka kubivuga ari nk'inkuru wenda inyankuru ariko ndi mu mutwe niwitaba ukavuga ati Dekate azaba mu butabera nzakwifatira nkwijyanire ku rwego rubishinzwe ruri hafi yanjye suko se bimeze ujye urampereza akazi ntashinzwe njyewe nibyo rero abantu benshi bagiye banazira ugasanga nka DC Clement yagiye yigize umuntu ngo utanga ubutabera ngo umusore ngo agatuze yakareze ngarimo aratanga ubutabera ariko sha ngaho butari ngagomba kububahesha uzokono ari umuntu wanyibwiriye yahoze ari umusirikare ngo ni retired urikumva turaturanye hano muri Mongolia yaranyibwiriye ngo inkotanyi ni nziza cyane ariko zirahana urikumva nyine zirahana nta mikino zigira iyo uzanye mu kibazo ziraguhana bana mukecuru wanjye nabaga mbizi kera nabaga mbizi ko mukecuru wanjye rwose ari kuno umuntu mwiza cyane ariko iyo byageraga igihe cyo guhana kigeze iyo yageraga mu guhana nagiraga ngo siwe ati tangira itama uri bukaza primaire twiga primaire uri kumva hari nk'ishuri wajyaga kumva ati aturiya mwarimu arigisha aratsindisha ngari karakubita urabyibuka ari umuswera wigisha ku ishuri bamwitaga mama Garasi Karitasi yaragukubitaga iyo nkoni urayizi nta munyeshuri n'umwe wize primaire mu Rwanda utazi iyo nkoni nari mvuze ariko nawe ukaba ubizi neza ko urugomba devoir rugomba kwirimeta ishubije neza reka da twe twakubitwaga se kubera devoir njyewe mperuka nkubitirwa buri kintu cyose muri class nakubitwa mwarimu narageze aravuga urumva abwira cya chef cyandikaga abanyeshuri avuga ati wagikaitasi bakitaga donation ijyaje chef cyo mu ishuri twiga mu 5 primaire nguzongera kunzanira basakuje nguru rwana rutariho avuga ngewe abivuga kasi yose yumva ngo ni wowe nzajya nkubita bro niyo nabaga nitonze ubwo urumva ngo nashidukaga ndi kuri list y'abagomba gukubitwa ntazi kure kandi nanjye ubwo iyo nago nashaka kuburana ngo barambeshyira iyo bantabahamagaraga izina nyine ngo yuko nasakuje naba ntashaka ndahitaga byemera kuko nabaga ati gusa ni gute namara minota 3 ntasakuje nayiraraga mu gitondo bakayihera ngabataza amazi yo gukoropa ishuri ariko man usika abatipe badukubitiraga ubusa man usuko twazira ubusa tutabizi bikomeye ngamazi yo gukoropa ishuri ni gute se ikigo twishyura muri primaire twishyura amafaranga yacu kitagira amazi yo gukoropa ishuri ukabikubitira ndabyibuka ari no kurwajyaga barazana ayo mazi no mwajya gukina za karere n'ibiki ugahita ufata kakabido ugahita mu kinywera ugasanga abahungu bakamasa ijyana ry'iki gihe ngo bisigaye binaherekezwa ku ishuri twebwe wijyanaga no ari ibyana byarigize ngo yuko ari ibifriend bya maîtresse kikajya kizana ngo amazi kikazana ngo na ya mwarimu yewe noneho ngo nicyo kigira isuku ngo mwarimu ngo niwe ngiye ukeneye ngo amazi ngo yamubazaga ngo wazanye amazi ngo byajyana byeme kikajya kigize imbere nkakiwe kasi ngo kari igicuti cya maîtresse byara byanga kubi iyo nagifataga nyikirwaho nakubitaga byajyana byigize nibyo byadusinishingaga mani byajyana byigize ngo ni ibishuti bya maîtresse nabyikibazo cyabyo nta bwenge byageraga mu ishuri natwe icyo twageraga bitagandagije Imana Pascal cyari cyarigize ikintu ngo cy'igishuti cya maîtresse kinabika n'urufunguzo rw'akabati gasha yo mbonye umuntu wize ku kigo nizeho avuza amazina yabo barimo bakubitaga bakaritasi uko bamwita gute uze kunyandikira unyandikiye muri DM niga nakubonye iza hano wize ndamenya ngiye nta muntu urahanga rwose twiza ahantu hamwe menya ngiye nta muntu urahanga twiza ahantu hamwe ngiye nize ku kigo kimwe primaire na JC ngo kuzana shifo ugasanga matera bazikase abaginga bajyaga banadutuma ngo noza ngo shifo yewe areka bakaitasi ngiye uziko ko yakona ari kagufi ntigeze njya guhanagura ikibaho nago hanaguraga reka nari mugufi cyane ntabwo nigeze guhanagura ikibaho oya wahagaragara kuri nuza kuri
Wahagararaga kuri noza kuri pipitire cyangwa se oya ariko nawe ikabya mani biwa ariko aya yari mugufi cyane nanjye ntabwo naguraga twe turi bagufi ahubwo ikintu nakoraga bamfataga ngewe bari ariko abanyafurika tubigoryi ninjye washushanyaga ku kibaho mu ishuri kagenda twigaga ngo wabonye mu giti wa Jay Polly mu giti wa Jay Polly inde mu giti wa Jay Polly wabonye ari aho ngaho Fabi the Boss Fabiola uramwibuka waswegwaga na Safi uravuga inde wa Jay Polly mu giti wa muhungu Jay Polly yakoresha umusaraba wa Yesu muri ntozo muri mukanyara jisho bamwita ni mu giti Safi irakoze vuye Fabiola habe no kudukandaho kweli nawe cya Fabiola kiza kitanyije kutuntu dutima habe no kudukanda ya Fabiola giteka mitwe kiborera ahubwo ngo kiza kimisagara ariko saba abantu noneho iyo wumva Fabiola wumva yari kimisagara muzamure ibiganza tubarebe mwese iyo wumva Fabiola wumva yarize mwa Fabiola yarize ahubwo nuko atarangije kwiga bwo yarigezemo yaracikirije yaracikirije niba abandi nyine amashuri batayarangije nyuma baza kuvuga ati reka tubashyire ya programme ofete ya erega 12 years basic education yari aba Fabiola kugira ngo nyine bakacinga ikibazo baje kugenda bateba iyo programme bashyiriweho batayikora barabibuberega mu kino ngo GS Kimisagara barabizo ngo kize GS Kimisagara yize GS Kimisagara barimo barakatubwatsi nyuma mu bintu bisakuza barimo barakatubwatsi nyuma mu bintu bisakuza nangombesha umwana w'umumekani umwana w'umusinyola arimo barakatubwatsi kabisa urumva man ariko tutibagirwa icyaduteranyeje hano ibi bintu bibaye kuri Shadia n'agahoma munwa nicyo bita agahoma munwa ibi bintu n'agahoma munwa nifatanyije na Shadia mu gahinda arimo ikigikiye yuko uriya musore agomba guhanwa n'inzego zibishinzwe agahanwa bikwiriye agahanwa bimwe bya nyabyo no kuvuga ngo ubu tuvugana ku makuru nye mfite nuko umuhungu bashobora kuba banamufata mana we ribu ntagira bitangaza koko umuhungu bashobora kuba banamufata kabisa ndashaka itangazo rya ribu rivuga ngo uno musore turamufite umuhungu bashobora kuba bamufashe kabisa ibyo ngibyo rwose ni amakuru ngewe numvise aba bana ko baba bihuse cyane vuba vuba ni vuba vuba ntabwo abana bakina pfa kuba gusa ukekwaho icyaha ngese ngo babantu ngo bagiye he bande arimo ngo nta makuru ngo yaba abakobwa bitwa ba Makenzi abo ngabo babaye nk'umugani baciye abo ngabo uretse ko bariya uziye uri bukurusa kubatezaga muri no mihanda nyina abo ngabo babaye nk'umugani baciye uri bukurusa ko abitaga ba Makenzi bajyaga bateza none ntabwo nzibagirwa uyitaga ngo Pamela uwo Pamela muri bo urabona nk'ukuntu ari nka groupe Jay wari waba muri groupe mwese ntari biryanyu ariko mukamufite niga itayifite ibintu byinshi kora mutanayemera ariko nyine urumva ikagikora ibintu byinshi kugira ngo ibereke ko ifite akamaro uwo Pamela ko yari ameze ndabyibuka muri Miss Rwanda sindaka ni postingiye kuri Nyampinga wacu kakandi gatoya rega niko konyine kari kabagiza abandi bose bakariragaho kanuza ka urabanditse igitabo kakandi kanditse igitabo ryabo kitangwa iki bamwita Ntuza Naomi ananyemera kubi erega Naomi nanjye erega buriya Naomi niwe twamenye Naomi ananyemera kubi buriya Naomi ntari birye uri Naomi niwe twamenye abarasizana baturutse twayobora tubona bihaye rugari basakuzaga cyane kurusha Naomi kandi ariwe mustari tuzi ubundi nuko nahise mfata uruhande mfata muyango w'indashima
urumva nawe nagomba kuzifatira Naomi kabisa urumva muyanga abanengwa ejo bundi rutsuni yankoreye tunyereka ko rwose nshobora kuba nihoma urumva karakana niko twamenye rwose naribi ari amasarigoma naye tatezamo araza akajya yiruka tweze rusako muri no mihanda ariko mubwira bura ikintu bajya bavuga ati bura gushaka umugabo ni byiza sha umwe yashatse umugabo undi nashaka umugabo urusaku rugenda rugabanuka gake urusaku byane bya social bro ntago wajya kuvuga ngo giye kujya mu mihanda ngo kwibyinisha byari mwibyinishaga byo mu TikTok byo mu challenge uri kumwe n'umugabo mu rugo yakubwira ati hari kera papa hari kera mama ibyo bintu bivaho so nuko bagiye nabo mumenye ko ino mihanda bayiciyemo babitaga ba Makenzi niyo mazina bariyise ndabiyoka rwose ubwo bagiye nka Nyomberi ariko nuko nta kundi ako disi kandi uza ko kazagaruke nta kibazo tacyakikundira harya bifite ngwiki ngo basigaye bari kuri court side muri arena ngo basigaye muri court side ngo basigaye court side muri arena Messi yabuze penalty hoya sha hoya bema ngo Messi yabuze penalty gute se ngarayushije she sika janti nima gukina man ndakubwiza ukuri ni Dekati Babalao hari umuntu wari muri dukurikirana 5 kwa 5 zikunda mbwiye ati ibyo nibyo twari dukeneye twari tubakumbuye kandi no umuntu nzi rwose umutalamu kabisa mumpereze ati big up umusaza ndabizi urimo dukurikira uri hose aravuga ati rwose ndimo nakurikira match niteretse akabyera imbere yanjye nanabakurikira 5 kwa 5 volume ya match nayimazemo ntago yaba ari wa musaza twese nge natuzanye hora 5 kwa 5 haruguru munsi y'intuza no 5 kwa 5 harandi makuru mfite harandi makuru mfite nyewe Dekati rero ndaburasa harandi makuru mfite nyewe bose mfite amakuru ya danje abantu mushaka ko mbagezaho aya makuru ndagira ngo muhanze mu nkande cyangwa mukande kuri Dekati Babalao ubundi mbageze hano makuru no kuvuga ngo nibwo tugiye kwinjira noneho za nkuru zimwe ziba zimaze iminsi mo zaratuje zarakonje mo zire zandani reka nabyo by'abantu bazaga bakubeshye ngo baravuga ngo zandani ntazo bafite sisi tunazana wese kuvuga ngo muyango nibi cyagukoze nimba atari banga muyango oya ndaza kubwira inbox niri bikojeje nari niri bikojeje nino bikojeje nawe ninge nyine bwaranya nombe to gite nawe wari urangirije ubushize ni nazire zandani kabisa umusa uziko TikTok uziko ibo ku moderating gweza notification comments ibintu byose what the fuck ako man TikTok iteye imbere urabona difference hagati ya TikTok na byira bi app ngo za Instagram cyane TikTok urabona ko ifite utuntu twinshi cyane sibyo cyane rwose